umutumirwa ariko ni Claude. Oya ratamuze. Oya njyewe uyu munsi bajya baca umugani w'ikinyarwanda ngo umugabo mungaseka imbohe. Yego. Njyewe rero ntago ndi hano kugira ngo nshinje umuntu n'umwe kugeza kuri uyu munsi aracyitwa umwere. Ntago ndi hano rero nanjye kugira ngo nkore ibindi byaha. Niba rweme uyu munsi urukiko rutaramukatira ruhamye ngo uri umunyabyaha. Nuko bafite ubwanwa bose. Hanyuma hari hitabiriye abanyamakuru benshi, n'urubanza rwari rwitabiriwe n'abanyamakuru benshi ba YouTube, b'amacano ya YouTube benshi batandukanye bari bakeneye kumenya ukuri nk'umuntu batambukije ibiganiro ku ma platform yabo. Hanyuma tuhageze twasuzumye tureba aho bamarika amatangazo dusanga Rwema Muhamahoro Pascal yarahari icyashinjwa ubwambuzi bushukana n'ubuhemu, nibyo bintu twabonaga byari biriho. Nyuma yaho rero saa 3:30 zigera tugihari, saa 4 zigera tugihari, saa 3:30 na mirongo. Abantu rero baravuga bati Rwema ntabwo akije ku buryo imodoka zaje za Ribu, ya imodoka nini itwara abantu benshi ndetse n'intoya y'Hilux. Turatekereza tutese ari harihe abantu baza kuvamo bashiramo bose y'Hilux. Madamu we ntabimenye karwaye ntanafashe ko muri Ribu batanga telefone bati menyesha, akaba yaje atabizi. Yaba yaje ku rukiko, madamu yaba yaje ku rukiko atazi ko umugabo warwaye. Niki cyabujije Rwema kusohoka kujya kuburana detention ifungwa n'ifunguro. So ibyo byose rero nibyo umuntu ashobora kwibaza ngo mbese niki cyabiteye kugeza ubu. Urumva twese twahageze turategereza, abantu bategereje baraheba. Urumva rero kugeza ubu twese ntituzi ngo niki gitumye Rwema atabonetse kuri uyu munsi. Nagize nkubaza ngo ku byaha aregwa akurikiranyweho niba waragejeje gusoma dossier ye, wabonye ari ibihe byaha, waranamusuye, nabonye ukora n'ikiganiro uvuga ko uvuyeyo hari byinshi mwaganiriye. Muganira ubona hafungiye, wabonaga Rwema afite iyesura mu maso, Rwema twari tuzi. Rwema ubwo najyagayo kuri Ribu kumusura nabimenye, naramusabye ndamuhabwa, wari umunsi w'isura. Hanyuma turaganira, mubaza icyo afungiye, arakimbwira ambwira ko ari amafaranga yakiriye y'abantu mu buryo butandukanye, ariko nawe akaba yarashoye amafaranga mu bintu, amafaranga amuhombeye rero, ndetse akaba hari na bamwe bafatanyije igikorwa gise nk'icyo. Ariko nyuma yaho aza gushakisha kugira ngo amenye niba abo bantu hari icyo batunze, asanga nta n'igipesu batunze, ndetse bamwe muri bo barakatiye, bari imageragere, barafunze bamwe muri bo. Ndiko yambwiye hari abavuga ko bamwe mu bamureze bari baje mu rukiko, baje kumva, baje gutega amatwi cyangwa se barebe wa wundi watwaye amafaranga uko yinjira mu rukiko, ariko ngo birangira batamubonye. Ayo makuru nawe wayumvise? Nabyumvise kandi nibyo bari biteze kuri iyi mihanda. Rero nibwira yuko kuba atabonetse, nibwira ko ntawe ubizi, twese aritwe ntawe ubizi. Ntiyageze no ku rukiko ngo byibuze atangarize umucamanza, inteko iburanisha, avuga ati mu by'ukuri mfite imbogamizi z'umwunganizi mu mategeko, nta munyamategeko mfite. Avuga ati mu by'ukuri ndarwaye, ndumva ntiteguye kuburana. So urumva muri byose rero twabuze ihene tubura n'ibiziriko. Bivugwa ko yari yasabye muri banke, yari credit yasabye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kazi yakoraga, yinjira muri banke asaba credit, bamuha ibihumbi 20 bya credit, kuko bari bamufitiye icyizere yuko ari umukozi mwiza kandi azajya yishyura neza ku gihe. Yego, wabyumvise? Yego. Rwema rero tukamubona yikatira cya kijipe, yagera kuri hotel Teka akavuga ati Claude wambwa wowe ntabwo wize, nta nicyo uri cyowe, ibintu nk'ibyo. Urabyumva? Ufasha wowe mu mutima wumvisha ugomba kumuhereza, ariko umaze kubona ikiganiro bakoze bagikoze kuri wowe bita bihinduka ku kanya, wayisinduka nka cya gisimba nkunda kumva bavuga ngo nk'uruvu. Byagenze gute pastor kugira ngo witufate umwanzuro? Wasanga bakoze ikiganiro batakira abakozi ba Rwema. Umurongo wa telefone nakiriye, wasohotse aho bita kuri Ribu Kimihurura, ukajya gutangaza ibihuha. Ibi watangaje ni ibiherero. Ibihuha natangaje ko we twari twicaranye n'umukameramani we, twese twari kumwe kuri Ribu Kimihurura. Naratumana namubaza. Ibihuha watangaje. Oya banza umbwire. Reka mbikubwire. Oya nabwo bitangaje kwicano yawe. Wajya ubwiza abantu kuri. Yabibwiye nde nyine? Ariko twari twicaranye nawe. Yabibwiye nde?
yarabivuze oya yabibwiye nde abanza Oya, be yabibwiye nde ko twari turi ba open yarambwiye ngo yego nkunze kuvuga ngo yarambwiye yaravuze ngo ubu koko uje kunsura yego Claude ntajya abeshya ndamubwira ngo nje kugusura ariko ndanabivuga yego nukuri niko namusubije abantu barangije aramubwira ati kuro ku maso yawe ko ndeba nkabona amaso yawe agaragaza ko utaje kunsura kubw'urukundo kuje kunsura ngo urebe koko ko ari byanya byo mfunzwe umugabo noneho nanjye ndashaka kugira icyo umuvuga ureka kuncuruza nawe navuze ngo umugabo mugaseke urumva ukarafasha mu kiganiro reka ngusubize Claude Imana yavuze ngo uzamugirira neza kuki se wamwijeje ngo ngiye kukuvuganira ngo nta kintu kibi nzakuvugaho nyuma ukamuhinduka none se muhindutse ikibi n'ikiheze oya kro waravuze ngo nepo reka mene umucece reka mvuge umva nepo ukuntu yamubwiye kuririmba ubwo wa muntu ashaka ko hari umuntu wanyitiriye njye wa muntu ntawe nzi urabihakana se uretse gato urabihakana se ufite amajwi cyangwa se ufite ikimenyetso cy'uko namuhamagaye harahiye oya nyine Gasaro TV mbahaye ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza mudukurikiye muri mu bice bitandukanye waba udukurikiye uri mu Rwanda waba udukurikiye uri hanze y'u Rwanda ngo haye ikaze rero muri kino kiganiro nitwa Nepo ndi kumwe na Gasaro n'ikaze n'impanuro umeze neza Sandrine nta kigenda iyo bavuze ngo ibintu n'ubutatu butagatifu bavuze iki ubwo se si abantu batatu ibyo ko mbizi muri kiliziya urumuki Imana data umwana umwuka wera ngeze muri ADPR Imana data umwana umwuka wera ubutatu butagatifu ikaze pastor murakoze cyane umeze neza ndaho ndashima Imana urebeye inyuma nta kibazo ariko imbere hari ikibazo imbere hari ikibazo ikibazo kimeze gute udasanga ikibazo ufitemo imbere ariko udashaka ko dukorana kashi twese ni twese tuva kuri aya matariki se niba twarari amadeni ufite amadeni ndafite we nari ufite nta mugabo utagira ideni nta mugabo utagira ideni habe nta mugabo utagira ideni uyu munsi rero turi ku rukiko tuvuye ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ahari kuburanira Rwema Pascal ku bibazo ku birego afite bitandukanye harimo cyane cyane icyaje kimwe n'abantu benshi ni icyo ku bwambuzi bushukana cyangwa se kwitiza imitungo y'undi ukoresheje uburiganya waruriyo kwa turi kumwe nakubonaga nawe ubwo no kwitiza umuntu yitiza icyo azatirura kandi arabwira ko wenda hari inyungu izavamo ubwo nutuvuye katwitubyite ntacyo katwitubyite kwitiza wari uhari twari turi kumwe nkajya mbona no kundi nawe wananyeretse urambwira ngo uriya ni madamu Rwema nawe yarahari yego yari yambaye agapfukamunwa kubera iki corona yararangiye n'agakote k'ubururu oya si ngombwa kuba corona yararangiye no kurwara grippe nanjye nejo nari nkambaye ikintu kuri kose muganira kuri inshuti yabwiye ko arwaye grippe njyewe wigize umbonayo ntago nari naje kubiki oya udaseka kuri wambonyeyo ariko Sandrine tubwire niki cyatumye utaza kandi wari ufite gahunda yo kuhaza twabivuganye njyewe si njyewe erega ubushaka kudutamo ubushaka kudutamo ndetse mvukuntu Claude ambesheye imikwego njyewe mu gitondo Claude yampamagaye reka mvugishe ukuri umva rata Nepo amamagaye arambwira ngo Nepo ni imikwego urumva amamagaye arambwira ngo Gasa uraza ku rukiko aho Rwema agiye kuburanira kandi sinjya mbeshye ndakubwira ngo nanjye ari umuntu umamagaye ubimbwiye mu kanya nibwo mbimenye mu gitondo siko nakubwiye pastor uhita umbwira ngo reka nambare vuba ngiyo siko bimeze ntigize nkubwira ko nje ku rukiko uko bimeze oya bisubiza wimbeshyira wambwiye ko wari ubizi mbimenye ryari mu gitondo kandi koko niko umuntu yakibaza ati kuki ubimenye mu gitondo kandi uri inshuti y'umuryango wa Rwema Pascal mu amahoro toute la vérité n'est pas bonne à dire mu kinyarwanda
umwuka wera ugusobanurire wese wamusobanurire. Oya pastor rero hari ukuntu akubaza nepo ashaka kugutamo uvuge n'ibyo utagakwiye kuvuga. Njyewe rero mvuga ibyo nakagombye kuvuga nkamenya n'igihe ngomba kubivugira naho ngomba kubivugira naho ngiye kubivugira. ko mbona Murakoze. mama bavuze ngo murafatikanyije kwanze kujyayo. Nande Nari kubiregwa rego. none se reka ngusubize mu buryo bweruye. Waba warigeze ubona mu batumijwe n'urwego rw'ubugenzacyaha Uwizeye Sandrine ndimo? ako ufite izina ryiza ntubuze kimwe. Oya reka tubwizanye ukuri. Cyo rushatse kumubaza. Mucyo narishatse kubaza Oya mama Rwema cyangwa madamu Rwema Pascal Muhamahoro twamubonaga ahagaze ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro hanyuma harya barwita urw'ibanze rwa Kicukiro rwa Nyarugunga n'urwaki. Aha hanyuma Kagarama Sandrine yakaba yari umwe mu bantu bari bahagararanye nawe swati kuza gufata ibiganiro cyangwa se mu kimwe kuko hari n'abandi bishuti za Rwema nabonye nka Theo wa Ukwezi TV Imana na Kiza Theogene yarahari anaganiriza madamu Rwema baraganira bitari kuri kamera. Okay reka ngusubize. Urishuwa ko impamvu wenda yatumye nahaza urishuwa yuko iyo mpamvu atayizi? Ese urishuwa yuko tutavuganye nkamubwira impamvu nshobora kwagera ninze? Nicyo dushaka kumenya. Nicyo ngiye kubwira. Rero muri gushaka ko mbivuga kuri kamera wenda ngo impamvu naje ngo nayimubwiye ngo niyi Ubanye gute? Neza cyane. Njye nago ndi wa muntu nago bese gato nepo umutumirwa ariko ni Claude. Oya ratabozere. Oya njyewe uyu munsi bajya baca umugani w'ikinyarwanda ngo umugabo mangaseka imbohe. Yego. Njyewe rero ntago ndi hano kugira ngo nshinje umuntu n'umwe kugeza kuri uyu munsi aracyitwa umwere. Ntago ndi hano rero nanjye kugira ngo nkore ibindi byaha. Niba Rwema uyu munsi urukiko rutaramukatira ruhamye ngo uri umunyabyaha none se ngende inde wo gushinja umuntu wo kabyara. Ntago mbizi nago ngiye naje ku rukiko. Ntago none se mu rukiko babivuze pastor we wahageze. Umugore yaguye ko bari kumurega iki umugabo we. Kandi bari byo none se sibyo nkubwira nyine ndi kukubwira ngo nge sinageze ku rukiko. Umugore muganira bavuze ko washaka kwamuhamagaye. Oya ndakubwiye ngo arishuwa yuko kari kumbaza ari gusa naho anjudginga ngo sinahageze arishuwa yuko indi mpamvu ntagiye yatayizi niko mvuze. Rero wishaka ko mbyinjiramo deeply gutya na gutya. Yewe rero nepo ubundi umutumirwa ni na Pastor Claude sinzi impamvu jewe kandi ikindi buretse gato mvuga njyewe nago ndi inuze ntago ndi umutindi reka nkoresha iyo mvugo. Umutindi ni wundi ugera mu kibazo akakwitakana akihakana undi. Yego nje ntago ndi muri iyo type yabo bantu pe. Rwema Pascal waduhaye ibiganiro wahaye urugendo ibiganiro watanze anose ibiganiro nta na kimwe ariko ni wowe nyine ndi kuvuga ahubwo nababajwe no kuba naramusuye mu ba mbere nta kiganiro yigezamo. Ndi kukubwira nese yarambaje ati bandi bari nakoranye nabibiganiro nese urushoka kandi yatagiyeyo amahirwe ngiye kubona mbona Sandrine wagasara nahakandagiye ngo ba ariko se kuvugira ibintu na Sandrine twahuriye kuri ribu kimihura twese yaje hansanga nicanye na Rwema nagiye kumusura. Claude umva rero nukuvuga ngo nimba umuntu aba YouTubers ariko nahagarariye urugendo icyo gihe yewe aba YouTubers tugira ingeso tugira niyereka nanjye nishyiremo. Nimba umuntu ageze mu byago tugasa n'abamutera umugongo n'abamwitakana ugasanga iyo moto umuntu wa moto ngiye umuntu wese wagira mu bibazo Imana ibikurinde ibikugenze kure mu izina rya Yesu. Ikibi nikizakugereho ariko pastor njyewe ntago ndi wa muntu utajya urekonesa nawe biramutse bikubayeho ugafungwa cyangwa se ikindi kibazo kikakugeraho ntago nagutera umugongo kubera iki rero nibyo navugaga ngo aba YouTubers cyangwa se abanyamakuru ntago turekonesa. Umuntu ari kuguha inkuru ari kugira iki turavuga pe twese sibyo ariko nanone ntago byakwitwa ngo kuba wenda ngo uyu munsi ngo ntari kumirimira yitaka ari kugira iki ngo twarafatanyije sibyo. Rero ubu bizageraho ibyago wampaye ibiganiro Rwema duhaye ibiganiro pe ku macano yacu bande babivuga nyine bande njye nawe numvise ubivuga. Just give me an example
manywa just urugero give me an example. Just give me an example. twinjira mu kiganiro neza fresh. Uyu munsi rero abantu benshi bagiye bari mu rujijo nyuma yo kubona bakibaza ngo ni gute waba uri kuri liste y'abari buze kuburana ariko ntugiye no ku rukiko. Mu gihe na madamu wawe yahageze yarari kuri liste Rwema batagira ngo ni jewe. Rwema akaba yarari kuri liste uyu munsi bakamutegereza bakamubura ndetse na madamu we mu bamutegereje bakamubura nawe yararimo. Ibintu twabyita iki noneho? Icyo twavuga nuko kuko ku itariki ya 20 z'ukwa 8 2024 twageze ku rukiko rw'ibanze rwa Kagarama, hanyuma tuhageze ni Kicukiro Kagarama, tuhageze ku isaha ya saa 3 nkuko byari biteganyijwe. Twahasanze umudamu wa Rwema Muhamahoro Pascal, hanyuma hari n'abandi bantu ngire ngo nk'abanga bamuherekeje. Hari n'umugabo nabonye umeze nka muvunyi wa ntuze wo ku Nyange TV. Nyuma yaho rero ntabwo yari muvunyi, nuko bafite ubwanwa bose. Hanyuma hari hitabiriye abanyamakuru benshi, ni urubanza rwari rwitabiriwe n'abanyamakuru benshi ba YouTube, b'amacano ya YouTube benshi batandukanye bari bakeneye kumenya ukuri nk'umuntu batambukije ibiganiro ku ma platform yabo. Hanyuma tuhageze twasuzumye tureba aho bamarika amatangazo dusanga Rwema Muhamahoro Pascal yarahari icyo ashinjwa ubwambuzi bushukana n'ubuhemu, nibyo bintu twabonaga byari biriho. Nyuma yaho rero saa 3 n'igice zigera tugihari, saa 4 zigera tugihari, saa 3 n'igice na mirongo. Abantu rero baravuga bati Rwema ntabwo akije ku buryo imodoka zaje za Ribu, ya imodoka nini itwara abantu benshi ndetse n'intoya y'Hilux. Turatekereza tutese ari harihe abantu baza kuvamo bashiramo bose. Iyi Hilux nayo iraza, abantu barimo nabo bavamo, irongera irigendera. Hanyuma rero nibwo twatekereje turavuga tutese byagenze bita, abantu batekereza kwinshi gutandukanye. Rwema rero kugeza ubu ntabwo tuzi ngo niki cyatumye atagezwa ku rukiko kugira ngo aburane ibyo ashinjwa cyangwa se akekwaho, ibyo ashobora kuba ashinjwa n'ubushinja cyaha. Twibukiranye ibyaha aregwa, ibyo akurikiranywe, bimwe mu byo aregwa akurikiranyweho ndetse ari gukorwaho iperereza uyu munsi. Mu byaha aregwa cyangwa se akekwaho, kubera ko ubu aracyakekwa, akurikiranyweho n'urwego rw'ubushinjacyaha kuko mu bugenzacyaha yavuyemo, akurikiranyweho n'icyaha ngirengo cy'ubushinjacyaha niba cyatarahinduye inyito, ariko nabonaga handitse ngo Muhamahoro Rwema Pascal ubwambuzi bushukana ubuhemu, nabonaga ari cyo cyaha cyari kimanitse ku ntuze y'urukiko. Bityo rero urumva ubwambuzi bushukana ni bya bindi n'ubundi umuvugizi wa Ribu yatangaje na mbere, Dr Murangira Bitieri, ubwo yavuganaga ku murongo wa telefone n'umunyamakuru wa Primo Media TV Kanijabo Jean Dodier. Ubwo rero urumva ndatekereza ko ibyaregwa ni ibyo ngibyo. Kugeza ubu rero ahubwo twakibaza ngo mbese kubera iki Rwema atabonetse. Bamwe bati habayemo ibibazo bya avoka, kutumvikana n'umwavoka, abandi bati igiciro ku mwavoka ntibumvikanye, igiciro cy'umuburanira. Ibintu nk'ibyo rero nibyo abantu benshi bakunze kwibazaho, cyane ko n'umunyamategeko yaje aganira n'umudamu wa Rwema tubireba, ndetse na Theo Ukwezi TV umunyamategeko arakata asa n'ugiye inyuma, ashobora kuba yarafite urundi rubanza burana. Bityo rero hakekwaga ko hagati ya Rwema n'umunyamategeko umwunganira habayemo kutumvikana ku giciro cy'igihembo cy'avoka. Rwema ufite imodoka ihagaze amafaranga yavuze, Rwema umushoramari, Rwema wakugiraga inama mu bijyanye na business ukamwishyura amafaranga ku isaha, ntabwo byumvikana ko yaba yabuze amafaranga yo guheza umwavoka. Bwana Nepo baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibishashagirana byose si zahabu, kandi ngo ibyera byose si amata. Umuntu ashobora kuba afite iyo modoka ariko adafite esanse ayishyiramo, akabura esanse ayishyiramo, cyangwa se itariki ya insurance yarangira akabura amafaranga yo kwishyura insurance uwo munsi, bigashoboka. Byose nta kidashoboka
kandi ikindi ujye umenya ngo banke ziri hanze aha hari igihe umuntu aba ari muri etaje cyangwa muri kadasiteri ariko icyangombwa kiri muri banke. Hari igihe umuntu agira imodoka nk'iriya ariko yarapotetse muri banke. Hari igihe umuntu agira imodoka nk'iriya nayo ubwayo iri muri kredi. So bivuze iki rero? Bivuze ngo rero ntabwo twavuga ngo Rwema ufite imodoka nk'iriya wakiraga amafaranga naya, ibyo rwose si igitangaza, byarabaye noneho kandi ayifite kandi mwarabibonye. Pastor narindi kuvuga ngo nkeka ko ariko sinanakeka niko kuri akenshi umuntu azahagararirwa n'uzamwunganira amategeko tuzi ko bavugana price mbere ni ibikekwa ko bishoboke ko ntantu bihuriye n'ukuri kubera yuko twitabiriye imanza zindi usanga hagera ugasobanura uko bimeze wahageze ariko icyo nekereza cyo ntabwo cyaba ari ikibazo cy'umwavoka kuko kugira ngo umwavoka afate dosiye yawe nyine kese yawe nuko mubanza kumvikana ku giciro runaka mukavugana muti ni miliyoni cyangwa se n'ibihumbi 500 urugero wabonye nko ku byayongwe. Sandrina Karame, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rufite imodoka nyinshi mu gihugu cy'u Rwanda. Urashaka kuvuga ko RIB yabuze imodoka igeza Rwema ku rukiko rwa Kicukiro Kagarama? Niba atari igihembo cy'umwavoka bananiranwe kumvikana, ni Rwema wanze kuburana, ni Rwema wanze kujya kuburana ditasi ifunga n'ifungurwa, ni imodoka ya RIB yabuze imutwara, ni iki cyatumye ataza? Ni ibintu bitatu nanjye mbajije kandi nimwe muyoboye iki. None se tukibaza kuki abandi bahagera? Nyine urumva madamu wa Rwema yarahageze ku isaha iteganywa, yari yamenyeshejwe ko umugabo we azagera ku rukiko, yari yahageze pe kuri yo saa ya 3 yarahari ndetse abanyamakuru bari banahari kuko Rwema bamuzi azwi ni Rwema w'umusitari, Rwema watanze ibiganiro bitandukanye kuri iyi mihanda, Rwema wabaye perezida w'imihanda. No ku rukiko Kicukiro bavuze bati rero hano ntabwo byemeye ko mukamera tutire mutwe, niba tutemerewe nta kimbere ntitwemererwe, ariko tuje kureba mu kumva urubanza rwe ni umuntu wari uyoboye imihanda ya YouTube muri uyu mujyi wa Kigali. Niyo mpamvu rero turi hano rero urumva umuntu wari uyoboye imihanda ya YouTube muri uyu mujyi wa Kigali byari ngombwa ko rwose tuza kumureba. Hanyuma ku rutonde cyangwa se ku itangazo Rwema yarariho, ku itangazo rya nimanitse Rwema Pascal yarariho. Ahubwo twakibaza ngo mbese Rwema yaba yafashwe n'uburwayi muri iki gitondo ku uyu munsi bwatumye ataza kuburana? Ese RIB kifite imodoka nyinshi tabuze imodoka imuzana, igihembo cyavoka nabwo yagombaga kuza agahagarara imbere y'umucamanza akamubwira ati rero jewe siniteguye kuburana bitewe nuko ntafite umwunganizi mu mategeko. Ibintu bitatu kimwe muri ibyo ngibyo rero sasa twibaze ni iki cyabuze muri ibyo byose. Ubona ari ikiwo rero noneho uzi icyo ntekereje? Rwema ashobora kuba yarahuye n'uruhurirane rw'ibirego byinshi bitandukanye mu bugenzacyaha, niko ntekereza. Bitewe na biriya bintu byabari abantu ngo ni Enjiga ngo yabasabye yabatse amafaranga ya Enjiga urumva. Noneho swat kimwe muri ibyo bishobora kuba ari nk'ibirego byinshi bitandukanye. Yego, ikirego kirenze kimwe 2 3 n'urugero. Hanyuma dosiye zaza ugasanga ibirego bije bitandukanye n'urugero, ugasanga rero aracyasoma dosiye, swati ko yabagisoma dosiye y'ikirego ku kindi kirego ku kindi kirego ije simbizi, ariko niko mbitekereza. Yego, madamu we ntabimenye karwaye, ntanafashe ko muri RIB batanga telefone bati menyesha, akaba yaje atabizi. Yaba yaje ku rukiko, madamu yaba yaje ku rukiko atazi ko umugabo warwaye. Niki cyabujije Rwema kusohoka kujya kuburana detansiyo ifungwa n'ifunguro? So ibyo byose rero nibyo umuntu ashobora kwibaza ngo mbese niki cyabiteye kugeza ubu. Urumva twese twahageze turategereza, abantu bategereje baraheba. Urumva rero kugeza ubu twese ntituzi ngo niki gitumye Rwema atabonetse kuri uyu munsi. Nagize nkubaza ngo ku byaha aregwa akurikiranyweho niba waragejeje gusoma dosiye ye, wabonye ari ibihe byaha? Waranamusuye, nabonye ukora n'ikiganiro uvuga ko uvuyeyo hari byinshi mwaganiriye. Muganira ubona hafungiye, wabonaga Rwema afite iyihe sura mu maso? Rwema twari tuzi Rwema ubwo najyagayo kuri RIB kumusura nabimenye.
naramusabye ndamuhabwa, wari umunsi w'isura. Hanyuma turaganira, mubaza icyo afungiye, arakimbwira, ambwira ko ari amafaranga yakiriye y'abantu mu buryo butandukanye, ariko nawe akaba yarashoye amafaranga mu bintu, amafaranga aramuhombera, amuhombeye rero, ndetse hakaba hari na bamwe bafatanyije igikorwa gise nk'icyo, ariko nyuma yaho aza gushakisha kugira ngo amenye niba abo bantu hari icyo batunze, asanga nta n'igipesu batunze, ndetse bamwe muri bo barakatiye, bari imageragere, barafunze. Bamwe muri bo niko yambwiye. Hari abavuga ko bamwe mu bamureze bari baje mu rukiko, baje kumva, baje gutega amatwi cyangwa se barebe wa wundi watwaye amafaranga uko yinjira mu rukiko, ariko ngo birangira batamubonye. Ayo makuru nawe wayumvise? Nabyumvise, kandi nibyo bari biteze kuri iyi mihanda. Rero nibwira yuko kuba atabonetse, nibwira ko ntawe ubizi, twese ari twe ntawe ubizi. Ntiyageze no ku rukiko ngo byibuze atangarize umucamanza, inteko iburanisha, avuga ati mu by'ukuri mfite imbogamizi z'umwunganizi mu mategeko, nta munyamategeko mfite. Avuga ati mu by'ukuri ndarwaye, ndumva ntiteguye kuburana. So urumva muri byose rero twabuze ihene tubura n'ibiziriko n'ikiziriko, habuze ihene habura n'ikiziriko, twabuze ihene tubura n'ikiziriko. Mu Kinyarwanda ariko bavuga ngo habuze ihene habura n'ikiziriko. Twabuze Rwema, tubura n'amakuru atumenyesha icyatumye Rwema ataza kuburana. Muganira ntabyo mwavuka mwigeze muvugana, kuko mbere wenda dutanze urugiko dukoreye ku rugero rwa Yongwe, ubwo yarafunze, aho yarafunze wagiye kumusura akuganiza ku bijyanye n'uwamuburanira, ku bijyanye n'umunyamategeko wazamukurikiranira ikibazo, murakiganira. Rwema ntabwo ugize mukiganira? Ubwo twaganiraga yavugaga ko ngo hari witwa Zakayo ari we mbeba y'inzungu, ngo yaba yaramuhanuriye ko ngo yaramuhanuriye ngaramubonye ava mu yamubwiye ngo ava, ngo yamubwiye ko yabonye ngo ava ngo muntuze, ngo yabonye ngo ava, ngo niba ari mu mwobo, niba ari mu bikisi, nibuka neza ngo ibyo yamubwiye, ngo ariko ntiyabonye ajyayo. Urabyumva? Yego. Ngo hanyuma ngo abonye ngo Imana imurengera, imukura mu mwobo, ngo imukura mu gihome. Urabyumva? Sone si umwoni mu gihome. Ngo abonye Imana ngo imurengera, ngo imukura ngo ahantu hijimye, ngo ariko nta kanya yahamaze. Urabyumva? Ariko Rwema kubwira ari ahantu hijimye, ngo ariko nta mwanya yahamaze. Icyo yamwiraga yaramwira tubumbe bayizungu tuvugane, yagiye gusenga, ati muri ribu nzahatahira sinzajya imageragere. Niryo jambo yavuze. Ariko Rwema kubwira niko twavuganye. Nari natangiye iyo umugabo afunzwe nta utababara, umuntu wese arababara, ariko nabonye kuri cano ye bankuzeho ikiganiro kirambabaza gitandukanye n'imirimo nari nakoze uwo munsi namusuye. Yego. Kuko icyambere nafashe umwanya wanjye njya Kimihurura aho yarafungiye, kandi nk'umuntu w'umugabo, nk'umuntu w'umugabo, urumva ntabwo wasura umuntu w'umugabo gutyo gusa mugende. Buriya nta muntu wigira, umuntu agirwa n'abandi, kandi buriya inshuti si yubona musangira chips, si yubona musangira chicken, inshuti si yo musangira munywa kantu, munywa coffee, iyo si yo nshuti. Ahubwo inshuti uzayibona aho rukomeye. Munyarwanda byayo umwana mwita aho rukomeye. Aho rukomeye rero, aho niho uzasanga inshuti. Aho rukomeye, uwo utatekerezaga ko ari inshuti yawe niwe ukugeraho ubwa mbere. Aho rukomeye, uwo utatekerezaga ko ari inshuti yawe niwe ukuvuga ndi burankakara, atavuga umugabo havuga abagabo. Aho rukomeye, iyo nshuti uwo nguwo akora ibyo abandi batakoze, abakubwiye ngo ndagukunda ndakwemera, ukabaha 100, ukabaha senkani, ukabaha ngahe, ukabagira gute, ndaburaye, ukabafasha, bene abo bataboneka rusasa. Wa wundi nyawe, wa wundi utatekerezaga, uwo niwe useruka aho rukomeye. Rero jewe nabaye umwe mu basuye Rwema ku munsi w'isura ari kuwa gatandatu. Mubaza ibyo afungiye, aransobanurira, mbwira ibya Enjiga. Oya yambwiye ko ari amafaranga, ko yambwiye ko miliyoni 200 minimum ari byo deni agomba kuba afite, agomba kuba yishyura.
miliyoni magana abiri. Miliyoni magana abiri. izo zemera gute noneho rero? Yambwiye ko afite ideni, yambwiye ko miliyoni magana abiri arizo minimum ko zishobora kuba zigize nk'amadeni afite, ariko ambwira ko atari umuntu umwe cyangwa babiri batatu. Bityo rero avuga yuko ariko abonye miliyoni 30 cash ko yahita asohoka mu miryango ya ribu agataha. Miliyoni 30. Ngo ziramutse zibonetse. Aranambwira ati ese ntazo ufite ngo uzingurize nzazi kwishyura nageze hanze. Ndavuga ntumva ro kubwire Rwema konte yanjye nta n'ibihumbi 50 ubutuvugana biri. Urumva? Namubwije ukuri. Noneho rero ngiye kubona mbona nari ntangiye kwirya kara ngo warayamuhasigiye. Urumva? Kumbe nuko bya hari imibu nabonye rero iduhira. Mbonye imibu iduhira, imibu igenda iduhira ngo twe. Ndavuga ro sasa nashatse gufasha umugabo ngo musure. Nubwo nari navuze ngo konti yangira ibihumbi 50, ariko buriya erega buriya umugabo ntacyo atafasha undi. Yego. Urumva uzi ko buriya ushobora gusanga konti intuzi ngwate ya Rwema nko muri banke, iyange itari muri banke, nkaba namutiza n'icyangombwa cy'umutungo cy'ingwate. Byose birashoboka. Nabonye ko yongwe bakimutishije kuri finale se irusororo, usibye ko icyo kuri finale ntibijya byemera. Ubundi hariya mwibanze niho ingwate zitangirwa. Rero icyo nira kuvuga ni iki? Icyo nira kuvuga Rwema arafunze, afungiye amadeni, ariko ayo ahubwo se ni amadeni. Amadeni nuko wagurije umuntu uzamwishyura. Icyo bita ideni. Noneho ubu rero afungiye kwihesha ikintu cyundi, ni iki kintu ngikore, ni iki kintu ndagishoboye ndakigukorera. Ako byananiye se kubikora wabishoboye. Jewe ndabishoboye. Wabyumvise? Ndabishoboye. Zarambigukorera. Kuko sarabishoboye. Kuko arabishoboye. Ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya. Noneho rero yakiguha bamuriganije, wakigumana ntukimusubize, kikazamo ikindi cyaha cyitwa icyaha cy'ubuhemu. Kwesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya, aricyo bita escroquerie mu Gifaransa. Hanyuma hakazamo n'ikindi cyitwa ubuhemu. Wijeje abantu ibyo ugiye gukora, ubasaba amafaranga, ariko ntiwabikoze, barayaguhaye ntiwabikora, nyuma yo kutanabikora ntabwo wasubije abantu amafaranga yawe. Aho icyo nicyo bita ubuhemu rero. Arakantu ugarutse uravuga ngo kwihesha ikintu cyundi ukoresheje uburiganya. Muganira kugira ko mu amafaranga yagiye yakira yahawe n'abantu bari hehe, bameze gute, yabizizaga iki, kuki bamureze, ibyo yabizizaga byanangiye atabibahaye cyangwa baje kuvumbura ko ibyo avuga ntabyo afite? Rwema ntabwo yambwiye abamwishyuza baribo, ntabwo yambwiye, cyakoza kubera ko tuba ku mihanda. Abamwishyuza bamwe muri bo bagerageje kutwihamagarira ubwabo. Urugero ntanga, hari liste yitwa Rwema Solutions, yanyuzeho icyo bita ngo NGA investment, no kuvuga ngo na abantu yahamagariraga ku ma social media, ku macana atandukanye. Hazamo Max TV, hakazamo M Irene, M Empire, aho yatangazaga ko abantu bakwiye kumwiyandikishaho bagatanga amafaranga yo gukora investment, abakaba investors, kuba bagura bakubaka nk'isoko, abantu bakarikodesha bagafata imiryango, nyuma noneho mu gihe runaka babanyamuryango bakazicara bakagabana, kuba bagura nka hoteli igakodeshwa ikagikora ikitwa hoteli y'abantu bishyize hamwe abanaba, kuba bakora ikindi kintu mbese kiremereye nka kuriya nk'isoko rya Muhima investment, iriya soko ryo mu mujyi rya Shike, ibintu nk'ibyo, cyangwa se hariya isoko rya Nyabugo hariya kwa Mutanganuru, ibintu nk'urwo, ibintu nk'ibyo byose. Ibyo rero nibyo Rwema yizezaga abo bantu ko bagomba guhita bakora, bityo ko kugira ngo umuntu yemerwe agomba kubanza kohereza miliyoni, kohereza idolari 1000 rigizwe na miliyoni 1 n'ibihumbi 70. Hanyuma abo bantu rero bagera ku mubare ngire ngo niba ari 60 sinibuka neza, bagahita batangira rero akazi cyangwa se igikorwa cyo kugira ngo batangire ibikorwa. Muri ibyo hari na hoteli imwe ngire ngo yagurishijwe hano KBC, niba ari hoteli sinibuka neza, ngo yagurishijwe Iteza Cyamunara. Noneho ngo arababwira ngo
ngo barayidutwaye ya nyubako barayidutwaye ngo nitwe tuba tuyiguze ubwa mbere ubwo yagira ngo abashishikarize barusheho gutanga amafaranga wabyumvise noneho mu gihe bakiri muri Enjiga hari umukobwa uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wamwoherereje $1,000 kugira ngo ajye $1,000 muri Enjiga babandi bagomba gushyiraho investment isoko hoteli ibiki bintu nk'ibyo noneho mu gihe bigitinzemo cya gihumbi yaracyohereje muri mu bandi Rwema aramubwira ati ariko hari umushinga mbona twakora wihuta cyane ge nawe nubwo nabiriya byo kuinvestinga byo kubaka amazu inyubako z'ubucuruzi kugura hoteli nabyo tubikomeze ariko hari umushinga wo gukora ikinamba kigezweho aho imodoka inyuramo idatinzemo bimwe byo nkunda kwibona mu bihugu byo hanze na hano igacuro kirahari icyo kinamba hara kuri Simba kuri Simba kirahari noneho uyu mukobwa yo amwoherereza $20,000 ubwo bibaye 20 bingahe ubwo 20 igihumbi kimwe cyo muri Enjiga n'ibindi 20 bibaye 21 $20. Uyu mukobwa aya mafaranga bivugwa ko yari yayasabye muri banke yari credit yasabye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kazi yakoraga yinjira muri banke asaba credit bamuha $20,000 bya credit kuko bari bamufitiye icyizere yuko ari umukozi mwiza kandi azajya yishyura neza ku gihe yego wabyumvise yego Rwema rero tukamubona yikatira cya kijipe yagira kuri hoteli teka akavuga ati korode wambwa wowe ntabwo wize nta nicyo uri cyowe ibintu nk'ibyo urabyumva wabyumvise neza bari kubyumva aho harimo akantu gakomeye cyane niko yakubwiye wowe se ntiwari uhari turi Kabeza ngombwa we oya ntabwo yanyisimba wowe avuga ati yarambwiye ngo we nta nicyo ushoboye nta nicyo uzigezaho kuri jewe niko yakubwiye Kabeza shange ntabwo nari mari pesi ngiye kuvuga ibyo ntazi Sandi urahakana ko wi Ohenje ni nyimana kuro ni nyimana nge sinshobora kubeshya mvuga ngo Rwema nta perezida usaba amafaranga mudusanze Kabeza havuye yego navuze ngo iki ahavuye yarahavuye yaramaze gukorana n'Urugendo TV na Pionika ndetse na Baraka mvuga nti ese perezida utakira abayobora kuri iyi mihanda agasaba amafaranga bakoresha abamuha ibiganiro ngiye mu byo nibuka yavuze reka mbivuge yaravuze ngo tekinike njyewe umwanya wanjye uragurwa atayo mafaranga simakana ko nyishyuza mu biganiro kuko umwanya wanjye uragurwa atahubwo Pastor Claude yaba afite ikibazo kubera ko we ayo mafaranga atayaka nibyo nge nibuka mukuri kwanjye harya buragenge akimerwa kumureba naramumugurishije ibyo kukwita imbwa rero nge ntabyo nzi Imana yanjye yaravuze ngo ijambo ndarigibuka yivugiye koro nta kintu ujya wibagirwa ko kanuza kate ukatuzanira imbere kwita imbwa wabyumvise neza yaravuze ngo none se ari ingunzu n'imbwa ingunzu n'iki wese no mwisi ikigoryi oya ntabyo namwise ngo guki waravuze ngo nge ntago nge nsubiza n'abagabo b'ibigoryi reka mbivuge gutyo Pastor Claude muri iyi mihanda iyo haje saga mwese muratoreka mugasubizanya naravuze ngo mbamwise umuserebanya bwo yanyise ingunzu mbamwise umuserebanya ntari karubatse ni umuntu w'umugabo aho byatangiriye wavuze ko ngo utajya uvugana n'abagabo b'ibigoryi ni ukuri ko Imana amanitse ikiganza arabihakayo ntabwo ari byo ushaka iyo linki uyinyohereze reka mwihorere banza wumva ushaka iyo linki uyinyohereze kuro mwese yewe munsi nabwo Urugendo TV rwaje mu rugo na Baraka TV nayo ngizo nge nari impari bambaza ndabwira nti Rwema nataza kunsaba imbabazi ko yanyise ingunzu kuko je nta jambo ikigoryi nigeze mwita none tukibaza Pastor ko bigarutse nyuma yo guhura n'ibyago mwise umuserebanya ntari kafite umugore afite abana kandi ni umuntu w'umugabo ntabwo ari byo ahubwo namubwiye ngo izo nama ngira azazigira ababyeyi be none hibaze niko wabwiraga Rwema wabyumvise ni kuko nawe ntazigiriye uyu munsi wamugiriye inama namugira se namugiriye kwihangana gakomera kuko nta buse hanyuma Imana ishoboye byose ireba aho tutareba amafaranga afite amatwi arumva hagira umuntu umuvuga utari ku wundi miliyoni 30 zifungishije Rwema niba avuga ko yavamo ese koko yavamo ese wayamuguriza akazayampa mu mwaka ushize byakunda hagira umuntu umwe uyamuha
turebe ko Imana yacu inzira ko inshuti ariko ziwe ibyo mpamya byo ni kimwe si 30 gusa ufite amakuru ufite amakuru ko zaba zirenga 30 zirarenga kure cyane Erega nawe yajyaga byivya mu biganiro nipo nubwo uri kwirengagiza yavuga ko afite ideni rya miliyoni 200 ntago Rwema yigize abihisha kandi yabivugiraga ku mihanda nta banga rero ririmo nta n'agashya karimo tekinike kuba akurikiranwa ntagashyaka oya yavugaga ko afite umwenda w'abantu w'ideni rya miliyoni 200 akabivugira mu biganiro nese n'ubwa mbere byumvise uyu munsi rero waruvuze ngo wenda nk'abamwishyura twese twibaza ko bamwe mu nshuti ze wowe wagiye kumusura turanabigushimira cyane ko wakoze igikorwa cya kigabo ujya kumusura uramuganiriza mugira byinshi mugeraho yani ibyo nawe umugiramo n'inama ubwo ati uzabikore gutya ndabikeka ntibyabura ariko wavuyeyo ahari ubufasha wowe mu mutima wumvishe ugomba kumuhereza ariko umaze kubona ikiganiro bakoze bagikoze kuri wowe bita bihinduka ku kanya wayisinduka nka cya gisimba nyankunda kumva bavuga ngo nk'uruvu byagenze gute pastor kugira ngo uhite ufate umwanzuro wasanga bakoze icyo kiganiro batakira abakozi ba Rwema ku murongo wa telefone nakiriye icyitwa ngo ni Rwema solution hariho n'amanimero y'abantu benshi cyane batabarika abo mu Rwanda abo mu Rwanda nyirango bayonye wakire manimero iyi ni intuze ni groupe ya Rwema yari yarashyizeho abantu bacishijeho $1,000 $5,000 $10 $10 harimo ngo witwa Michel Kizungu uri muri Canada yatanze $10,000 muri groupe ya Rwema akaba ari mu batanze ikirego nibyo ntabwo mbizi ko yari mu batanze ikirego nuko uvuze amazina ye nenzi yuko nayo yatanze ikirego yavuze hari uwo twakoranye ikiganiro kuri iyi groupe aravuga atangaza ayo mazina hari n'undi mudamu wo mu majyepfo mu karere ka Huye wagerageje gutangamo amafaranga menshi uwo twakoranye ikiganiro ku Ikaze TV yavuze ko yatanze $2.5 kuri Rwema solution bari bagamije rero kuba bagura ahantu nk'inzu nini cyane y'ubucuruzi cyangwa se bakagura nk'isoko bakubaka nk'isoko hanyuma bakazarikodesha abantu bakazajya bagabana inyungu y'amafaranga mu gihe runaka hari n'undi muntu wa Rudurimit guturuka mu Burayi mu bihugu by'Uburayi igihugu sinshatse kukivuga ariko ibyo byo byose watanze $1,080,000 ku rukuta hano yandikiye na RIB yandikiye RIB tariki 5 z'ukwezi kwa 7 2024 bivuze ngo Rwema yafashwe uyu muntu yaratanze ikirego muri RIB tariki 5 z'ukwa 7 2024 na kane yego mu gihe we 5 z'ukwa 7 2024 uyu muntu yandikiye RIB atanga ikirego ayigaragariza ubuhemu n'ubwambuzi bushukana bakorewe na Muhamahoro Rwema Pascal twibukiranye ko kandi Rwema yafashwe ku itariki 6 z'ukwa 8 yego yego ni z'ukwa 8 oya ni mu kwa 8 mu kwa 8 kwa 7 tariki 6 z'ukwa 8 kuko uyu munsi turi ku itariki 20 yego abumva iki kiganiro niba cyumva nejo kuri 21 turi 20 uyu munsi z'ukwa 8 uyu munsi rero utwitega iki icyo twakitega kugeza ubu icyo twakitega urabona ntabwo twamubonye ngiye kwanza kubaza akabazo nanjye utubwire impamvu wasohotse aho bita kuri RIB Kimihurura ukajya gutangaza ibihuha ibi watangaje ni ibiherero ibihuha natangaje ko we twari twicaranye n'umukameramani we twese twari kumwe kuri RIB Kimihurura naratumana namubaza ibihuha watangaje oya banza umbwire reka mbikubwire oya nabwo bitangaje kwicano yawe warasohotse utanga amakuru ahantu hamwe uravuga ngo Rwema ahambwire hitwa ngo iki reka nge sinkunda ntago nshaka kuvuga amazina yewe utavuga rero ngo nawe utangaje ibihuha sinyeneye kuvuga amazina y'abantu mu biganiro byanjye hitwa ngo iki sibyo urangije uravuga ngo Rwema ngo yavuze ngo ntago muje ngo kunsura ngo kubera urukundo Rwema yaravuze ngo ubuse koko ngo ariko sandi wajya ubwiza abantu kuri yabibwiye nde nyine ariko twari twicaranye nawe yabibwiye nde yarabivuze oya yabibwiye nde abanza yabibwiye nde ko twari turi ba open yarambwiye ngo yego nza kuvuga ngo yarambwiye yaravuze ngo ubu koko uje kunsura yego
Claude ntajya abeshya. ndamubwira ngo nje kugusura ariko ndanabivuga Yego ufunze. ni ukuri. niko namusubije Abantu barangije Hanyuma- aramubwira ati kuro ku maso yawe ko ndeba nkabona amaso yawe agaragaza ko utaje kunsura ku bw'urukundo kuje kunsura ngo urebe koko ko ari byanya byo mfunzwe kuvuga ibyo mwavuganye nawe wagoje kumusura njyewe nuko byaje nawe yari yahicaye twari twicaranye reka twese umva impamvu mbivuze niko umva impamvu mbivuze nuko banza wumve wigize wumva ko njyewe se nzi imihanda nkavuga ko nasuye Rwema oya banza wumve njyewe wigize tuvugisha ukuri wigize wumva njye mvuga ngo nasuye Rwema wasuye Rwema nyine nibyo nkubaza oya I ask you nawe uri kumbaza twari turi kumwe nyine tonde wigize wumva ngenza ku mihanda mvuga ngo nasuye Rwema wenda ushobora kuba warabivuze mu biganiro ntarabikurikiye rero njye ntabyo navuze impamvu nuko itonde nyine baretse ngo usubize ikintu cyose njye nkora ntabwo ari ngombwa yuko ndipotinga nabonye hari n'abandika ngo abanyamakuru yuko kimutasuye Rwema si ngombwa yuko njyewe nza kubivuga ikindi none se kuro kuri potingisha abandi we nyine baretse gato ubu ngubu si tumaze igihe dukorana ubu se nuko nta gikorwa cyiza uzi nigize gukora ku buzima bw'umuntu runaka oya runaka ndavuga muri rusange ku batumirwa cyangwa se ku muntu runaka cyangwa se ku nshuti zanjye ariko njyewe uwo ndiwe ntabwo nzabwivuga ngo nepo ngo ino tujye kuri hoteli gusangira ngo nindangiza nze kubivuga ku mihanda gusura umuntu n'icyaha se kuko njya ntabwo mvuga wowe nuko nepo avuze ngo waramusuye ngo iki ahubwo nepo niyigaye kuba ataramusuye kandi yarabahaye ibiga kuko yarambwiye wenda yari kuzajya urabizi neza ko ntamusuye pastor nakabaye mbizi noneho urumva arata nepo nakabaye mbizi ahubwo ibintu byageze imihanda biravugwa ngo Rwema ngo yabwiye Claude ngo na Sandrine wa Gasaro ariko ubundi abasesenguzi dufite muri iyi mihanda bahabaye bati mujye mukurura amakuru musesengura ibintu bya nyabyo mureke gusesengura ibintu by'amafuti rwose byo kubeshyera abantu babeshyeye Rwema njyewe nta kibazo Sandrine reka buriya nkubwire rero wibeshyera umuntu ufunzwe uwo yabwiye buriya we wakabaye udateye kamera ngo uvuge ku nkuru ya Rwema ukabakwiyeho kamera njyewe rero mu bakoze ibiganiro nawe wari uhari twihicaye byabwiwe jewe ariko we wakabaye wakuyeho kamera none se we ko byakubwiye hari ikintu kibi gisamva muvugaho se navuze natangiye mvuga ngo umugabo noneho nanjye ndashaka kugira icyo umuvugaho reka kuncuruza nawe navuze ngo umugabo mugaseke mashe urumva impamvu karafasha mu kiganiro reka ngusubize Claude Imana yavuze ngo izamugira neza kuki se wamwijeje ngo ngiye kukuvuganira ngo nta kintu kibi nzakuvugaho nyuma ukamuhinduka none se muhindutse ikibi ni ikiheze oya kro waravuze ngo nepo reka mene umuceri reka mvuge umva nepo ukuntu yamubwiye kuri rimbo yaramubwiye maze wumve yarambwiye ngo ubu koko uje kunsura n'urukundo kuko yarazi ko ibyo yamvuzeho yatekereza ko ibyo yavuzeho je waribyo namusubiriramo oya yarakubwiye ati niba atwasuye yongwe niba ari kuje kunsura uramenye buretse yarazi yuko ibyo yamvuzeho baca umva rataripo baca umugani ngo akebo kagiwa mugarura noneho yarazi ko ngiye kumushyirira akebo mu wamugarura wabyumvise ariko je ntabwo kwariko ahubwo tekinike jewe nari ntarakira tekinike ngo menye ibi bya enjiga wabyumvise naragize ngo nabantu bamwishyuza amafaranga bisa yaravuze ngo nabampaye amafaranga noneho kugira ngo bategereze mbishyure barafungisha umva ijambo Claude yavuze baza umva ratarepo ngo kandi umwe mu bafungishije ntashaka no kuza ngo twumvikane byibuza sohoke nge kumushakira amafaranga nuko yavuze urabyumva neza ndangije ndavuga ntumva rero Rwema turi kumwe na Sandrine naho nanjye nari impari oya ese kadashaka kuvuga ko mvuga niko yamubwiye ariko yaravuze ngo baza wumve ngo ni ukuri ngo ndakora ikiganiro kimwe gusa ngo kikuvuganira ngo ikirenze kuri icyo ni amahane ngo ni kimwe nkora ngo nta kindi ikiganiro nshobora kuzagukoraho rwe ngo na kimwe umva repo noneho icyakurikiyeho ni igikero sasa icyakurikiyeho Sandrine yarazi ibya enjiga urumva Sandrine ntabyo nari nzi n'izina ry'Imana nese si ku mihanda abiri ntabyo nzi kuko urumva ibya enjiga ntabyo nari mbyumvise pe kandi no mu biganiro byanyu ajyaga avuga iwacu noneho ngiye kumva urumva numvise akagira abantu inama mujyanye na business numvise umuvugizi ikintu nari nzi kuri Rwema jewe nari nzi ko akora ibintu by'amafaranga birondora yindi bya bindi bya tombora
urumva nibyo nge narinzi n'umuvugizi hari n'igihe ngeze kuduhamagara mu kiganiro twakoze ikiganiro na Sandrine sinzi n'undi niba ari Slim Jesus mubwira nti nakweguje ntabwo ukiri perezida ni kuva wariyeguje warikuye aravuga ati bawe atahubwo nimujugunye ibyo bikamera byanyu musange Sainte Famille niba ari Sainte Famille muze mbereka ibintu bifite inyungu okay byari ibyo bintu ihangane pastor ngo nkubaza akantu gato nigeze nicaye ahantu ndi ahebyo nari ndimo mpamagarwa na bamwe barambwira ngo hari abantu bavuye muri Philippines bavuye muri Aziya bari Sainte Famille turi kumwe Masaka tugiye kujya Sainte Famille ni business muve muri ibyo bintu muze tugiye muri iyo business ibyo bintu warabyumvise ibyo nibyo Rwema yatubwiye na Basandino twari mu Bugesera turi mu kiganiro ati ibyo bikamera mu bijugunye musange Sainte Famille muze mbereke business nya business ninde warugwamagaye icyo gihe Rwema oya nitwe ni Claude wamamagaye mu kiganiro hanyuma mubwira ko ndi mu kiganiro mubwira nti uburyo weguye kuri perezida w'imihanda noneho ngiye kukaba nguteye kudeta niba utakiriwe ubwo ngiye kukubangira ingata nkugire mu ngata aravuga ngo ahubwo bwira abo muri kumwe ibyo bikamera mu bijugunye musange Sainte Famille mbereke inyungu z'amafaranga aho ziri muve muri ibyo bikamera ndavuga ariko ibyo bikamera bishobora kuba aribyo byaguhuje nabo bose urimo uratubwira muri kumwe urumva enjiga je sinari nyizi noneho maze kubona ijambo enjiga mbonye abantu bohereje amafaranga numvise ukuntu yayakiriye nagize ngo nuwamugurije ushobora kunguriza amafaranga nkayabura nkagenda nguhigiye nkwizeza igihe ntibishoboke ariko wangurije mfite business zanjye ngiye kuyakiramo wowe utazi aho ngiye kuyajyana ariko abandi bayamuhaye baziranye umushinga bagiye gukorana wafata amafaranga bamuhaye ayajyana mu yindi mishinga itabareba urumva uko byubakitse batanayizi noneho Sandrine urubingo uraruzi none se urubingo uraruzi urubingo urubingo uraruzi aho kwegamira urubingo no kwegamira ferabeto wakegamira iki wakegamira urubingo genda urwegamire ntabwo ndi kumwe nawe umva Claude yewe egamira urubingo zegamira ferabeto umva nkubwire pastor bari baravuze ngo ubwambuzi bushukana ngo kandi haracyari nabandi bakiza n'ibirego yewe nzegamira iby'umuvugizi yavuze sinzegamira Sandrine umva ubwire urubingo niki uravuze ngo nirwo rworoshye kurwegamira ushatse kuvuga sa n'ukwegamira urabona iki cyuma oya gitanga ingero zumvikana gitanga ingero ntabwo ruzi kanicecekera naye ndi kukubwira ngo njye ni nacyo nsoreza muri iki kiganiro Claude reka mvuge Claude yavuye aho ngaho kuri ribu yimyiza imoso kuko Rwema yaramubwiye ati kuza kunsura si urukundo mfitiye impamvu ngi mbivuze nuko byageze imihanda nyine babivuze nje ntabwo nari kuza kubivuga ibi ati rero ati Rwenda kurahirira imbere y'Imana isumba byose ati dore manitse ati nese umva nkubwire turaziranye kubera yuko yamaye ibiganiro ese kandi atuma byose tumenye nange bivuge umva rata naramugemuye Sandrine yaragemuye juice n'amazi oya urabeshye na juice nari ngemuye ntago ari ji nagemuye imbere y'Imana dore hari ibyo njyewe se ntago ari ngombwa ngiye kubivuga ibyo oya ni tekinike baza noneho njyewe ntabwo nari ngemuye nari ngiye gusura umuntu sinakekaga ko hari ingemu ndayishyira atishyire kuri nimero ya Gasaro fata amafaranga ufite wari kujya kugura ibintu hanze uyashyire kuri nimero ya Gasaro arayaha madamu wabyumvise tekinike rero yaze kumpa nimero ya madamu arambwa ati yohereze kwa Gasaro arayohereza madamu cyangwa se hari ibyo nshaka kumutuma amajye kungurira urumva diru rero jewe navuye aho mbabaye ku bwa Rwema subwenge n'umutima wanjye wose ko numva pasa ahangaha tugiye kubaho neti cyane tuvugisha ukuri ahangaha uretse umva mabwire ikigaragara cyo ndumva uri kugaragaza ko Sandrine ashyigikiye Rwema yego nawe akagaragaza ko wowe wagiye kumusura kugira ngo umucuruze
ndamushyigikiye Eh. none se kuro reka nkubaze amushyigikira nanakubaze Sadiri, uretse Sadiri, gato nkubarize. reka Sadiri, reka nkubaze ndi Wema serious ibyo wakoze biri mu reka nkubaze Ah, reka mbanze Sadiri, nkubaze wize amategeko, uri reka umunyamategeko. nkubaze Ah, uri umunyamategeko. ndi umunyamategeko Ibyo Rwema yakoze ariko ahubwo ibi biri bintu mu- muri kuvugira muri iki kiganiro muzi ko mbishatse nabarega muri kunshinja ngo nshyigikiye umuntu ukurikiranwe kandi njyewe muri dosiye ntarahamagajwe kandi wari ubyemeye wari wibeshye kandi wari Uja, ubyemeye. njye ntabwo nabyemeye gute kandi uyu munsi ntabwo rwema itonde igihe cyose urukiko rutaraguhamya icyaha uba ukiri Oya, umwere arakekwa. nyine arakekwa sibyo arakekwa Arakekwaho. rero Urabona ntabwo abishingiye ku kuri urabona ibyo none se akekwaho. mu rukiko uyu munsi rwabaye urubanza numvisha ibyo akekwaho icyo nabonye cyo kimanitse wavuze ngo ni ubwambuzi bushukana Ubwambuzi bushukana sibyo n'ubuhemu. ntabwo rero uyu munsi rwema numvisha imyiregurire ye nta nubwo twumvisha icyo urukiko rubivugaho ariko Enji sibyo bavuze ko usanzwe uyizi njyewe se enjiga yabivuze mu kiganiro cyanjye muri izo cano yakoreyeho iyo enjiga cano yanjye wabyumvisheho umugore w'ibihumbi 21 by'idolari uramuzi ndamuzi njye nawe se ariko nimero urayifite muramuzi ntayo mfite nta n'ibyo nzi njyewe Yewe rero reka ntabyo nabanze nzi pe umva nkubwireme n'umuceri uyu Urumva? mugore yavuganye nawe minyawe uwo mugore yavuganye na Claude ukuntu rero kumunyegekaho nibyo ntazi urabyumva ahubwo niwe muziranye ahubwo niwe baziranye urabyumva neza Yego, yego. minyawe yakoze ikiganiro avuga ibya Rwema n'umudamu wo muri Amerika bahujwe nawe minyawe Rwema n'uwo mudamu wo muri Amerika Eminyawe niwe buri hagati nkuko inkingi ya mwamba iba mu nzu none se ubwo gasara kaza wabyumvise noneho Eminyawe amuhamagaye uwo mudamu yahamagaye Eminyawe aramaza ngo ese ngo uri hano mu mujyi aramubwira ngo nagiye Bugesera gukora ikiganiro na Pastor Claude ngo Claude wuhe ngo wa wundi ngo ku mihanda mugenzi wa Barwema ngwi arangije aramubwira ngo none se mbwira Emi ariko ntiwamubwiye agacinko nizamba Rwema bakayira ubwo bumvikana ngo Pastor Claude ngarambwiye ngumvikana na Rwema ngo twakumvikana icyo atari amafaranga ya nyamaye noneho ngo na Gasaro Sandrine na Gasaro TV ngo nawe yarampamagaye abinsaba ngo ariko ngo sizongera no kwicyo mvugana afite ibimenyetso se uyu nyine reka nkubaze afite ibimenyetso oya ndavuga uwo mugore afite ibimenyetso Eminyawe ni umuhamya oya ndi kukubaza wivuga Eminyawe uwo mugore afite ibimenyetso ko namuhamagaye izina ry'Imana do yarabivuze muhamagare muri iki kiganiro uwo mugore nge nta nimero ngira nanjye nta nimero ye ngira hamagara Eminyawe uwo nguwo bahuje ya telefone yangiriye ahubwo icyo mbona cyo murambonerana kuko njye nagira umunwa nk'uwanyu murambonerana ariko urumva nepo ariko umunsi umwe erega guhagara ku muntu umunsi umwe nziga guhagara ku muntu urumva nepo aba bantu barambonerana kuko nagira umunwa nk'uwabo salama wanjye uri hehe umva mubwire kuri mu kiganiro ariko wa mugore mubwire kuri mu kiganiro ndi mu kiganiro wa mugore Sandrine turi kumwe aha ndababwiye wa muntu wahuje Rwema n'umudamu wo muri Amerika ntiyabikubwiye ko yahama Sandrine bavuganye sawa urakoze cyane njye byo ntabyo nzi pe jewe nzi ko nyine ubwo uwo muntu nabiza n'ibimenyetso ko njye namuhamagaye nzaba naramuhamagaye sibyo biranashoboka ko umuntu yahamagaye Sandrine na Gasaro kandi erega guhamagara umuntu nta soni zirimo ntibiteye isoni sibyo nta n'uwo nzi erega si icyaha umva icyo mubwira uyu muntu namumenye ari uwo Emi uri kumuvuga n'ubu ngubu wanditse iyo nimero ye muri ino telefone yanjye turi kumwe si wayibonamo ahubwo rata ashobora kuba Gasaro yarandose ko namuhamagaye sinigeze muhamagara nawe naba n'icyo kiganiro azavuga ko njye namuhamagaye sinanamuzi tuganira bwa mbere Pastor tubwiye ko uwo mama atamuzi amwumviye hano oya ntabwo mvuze ngo namwumviye hano nuzi warasanzwe umuzi Claude ejo bundi mu kiganiro yakoranye na Emi yabisobanuyemo arabivuga yego Pastor urumva rata rero ibyo ngibyo byo kuvuga ngo namuhamagaye nese hari isoni biteye guhamagara umuntu menya amayinite yarashizemo wanjye yego ye kimukiri mu kiganiro ndagira ngo musobanuze kugira ngo utagira ibindi bintu muza turishyira Sandrine
njyewe namuhamagaye ndaho ngaho uriya nyine watumye Rwema batamuta muri yombi yego ibyo yamubaza bigeze ibyo yego aho Sandrine wo ku Gasaro yaramuhamagaye ari kumubaza nyine ngagira ngo basabe imbabazi Rwema twari turi kumwe nge nawe rwose ndabyibuka we nta bindi bintu yavuze wenda ngo bavuganye na Sandrine ibyo yavuze aravuga ati ngewe Sandrine arampamagaye ari kumbwira ngo mbabarire Rwema umugore ngo arabyanga Sandrine se muri kumwe se turi kumwe njye navuze ko namuzi ntabizi ibyo bintu Sandrine yavuze njye nabihakanye ahubwo ashobora kuba yaribeshye ngo ntamuzi ngo Sha ashobora nawe nzi pe. ngo yose Sandrine ngo ntabwo bigeze bavugana cyangwa nyiyitiriye kabisa ngwino mumereze hano Emi ubwo uwo muntu ashobora kuba ari umuntu wanyitiriye njyewe uwo muntu ntawe nzi oya urabihakana se uretse gato urabihakana se ufite amajwi cyangwa se ufite ikimenyetso cy'uko namuhamagaye harahiye oya nyine yavuze ko wenda waba waramuhamagaye usabira umuntu imbabazi ntabwo ari cyo ahubwo waba uri umugore w'intwari njyewe ntago muzi ntago muzi pe njyewe namumenye umbwira rya zina rye mvugana nawe urabizi ibyo twavuganye njye nawe ibiri inbox njye ntago ndi buvuge ibyo twavuganye ariko ntago muzi pe ubwo wasanga rero rindi wamwitiriye avuga yuko yamusabye imbabazi ariko ntese yabivuze mu kiganiro ngo ugena namuhamagaye oya ntabwo twari mu yabivuze mu kiganiro kiganiro sha uze kuza kumubaza pe umubaza ati ni Gasaro watubwiye Sandrine byo ku ruhande reka rero nkubwire yo yene ubwo byo ni ibyanyu ni ibyacu se ni ibyacu ni ibiki ubundi se mugani guhamagara umuntu icyo ni ikintu cya danje Emi nyawe we kandi ibindi niba bitari biri mu kiganiro sinzi n'impamvu ibi ngibi biri kuza muri iki kiganiro njye ndetse no mu kiganiro yabivugiye ngende kubyumva ni Claude ubizanye ntabwo ari iki kuko Claude uriya mugore nta kibazo afite uriya mugore we yaravuze ati na Sandrine yamamagaye ari gusabira Rwema imbabazi okay Emi urakoze Emi ngewe nitwa Nepo dusaze ikiganiro ngewe nitwa Nepo umva impamvu bari baguhamagaye yaravuze ko uwo muntu yamwumvise nta n'ubu ndacyabivuga ni Emi wamumbwiye ntawe nzi njyewe Emi yajemo hano oya mbivuze nonaha ko Emi wamumbwiye simbivuze njye ntago muzi sinanavuganye nawe sinzi impamvu ahubwo uyu munsi mushaka kunyemeza ikintu kandi sindi bubyemere urumva ntabwo ukuri kose kujya kuri kamera icyo nakubwira cyo reka tunasoza iki kiganiro kandi niba urakoze cyane hanyuma bakore subscribe like na comment niba nanahamagaye wamaganira abandi ntwari nta nubwo ari n'ibintu wahakana kandi guhamagara umuntu umuhuza kuko yavugaga yuko ngo washaka kumuhuza na Rwema kugira ngo biyunge bashaka uburyo ikarame Rwema yakubwiye ngo nashatse no kumuha ingwate y'imodoka aravuga ngo arashaka kashi none se ko njye nafite izo miliyoni ngo basi byibuze ndanamwishyurira nabyumvise rwose niba yaranze ingwate ntaba mushaka iki kindi nko kabyana nta n'ibindi murakoze cyane Imana ibaha umugisha mwese tugire urukundo kandi turuhora tugire urukundo Gasaro TV.